Kaze kuri NGDAM Vision Technology. Waba ufite device ubwoko buri imbere yawe, ikibazo cyose waba uzifiteho twabazaniye igisubizo, waza tukakigukorera. Hari Windows 10 za freezinze, hari Windows 10 zizana amagambo nk'aya, nikore neza ibyo twabigukosorera. Waba ufite ikibazo cya Office yaba idakora neza cyangwa nawe ufite, twayigushyiriramo. Waba ufite password wibagiwe kuri mashine yawe, waba ufite Android cyangwa telefone yawe mu gihe yakwamiye mu kwiyatsa, waba ushaka operating system iyo ari yo yose kuri device yawe, waba ushaka application iyo ari yo yose, waba ushaka gufungurirwa password za telefone yawe, yaba ari button phone cyangwa smartphone, turafikisinga izasitakinze muri fastboot, byose turabikemura hano kuri NGDAM Vision Technology. Dukora na maintenance, dukora video editing na graphics design. Wadusanga aha kuri izi address ubona imbere yawe. Murakoze kureba video yacu, mukande subscribe, mukande n'akazogera kugira mujye mumenya amakuru mbere y'abandi.